umuntu bahaye urugwiro rungana kuriya bakamwakira mu rugo bimeze kuriya azanye amacupa y'inzoga ni ibitekerezo byanjye unyumve. Ni gute niba we avuga ko yari yasinze sibyo, hanyuma yugiwe ntiyari yasinze, bari basindanye. None iyo abantu babiri basinze umwe akabikorerwa ntamenye ko yabikorewe unde kuki batamenya ko we kuki atabikorerwa, sinzi uri kubyumva. Bombi bari basinze, niba yabikorewe ntabimenye, kuki undi wabikoze ntamenye ko yabikoze, kuki ibyamubaye atari byo byabaye kuri mugenzi we. Hari ubusobanuro bwinshi muri iyo nkuru bukenewe. Uwo ni Godfather, uretse gato uwo ni ibitekerezo bya Godfather. Ariko tugasubira inyuma sibyo, avuga nti nyamara rero ahangaha abantu bahuye bagirana ayo masaha bombi banyoye barasinda. Mu basinzi babiri kuki umwe ari wakoze ibintu abigambiriye. Inzoga zatumye uri yarongorwa ntamenye ko yarongowe, kubera ikizi zatuma uyu ngo yarongora ntamenye ko yarongoye. Turi kumwe? Ahangaha rero tukongera tukagaruka tukavuga ngo hari uwafashe iya mbere bitewe n'ibyo yakorewe, avuga yakorewe, afata iya mbere aclaiminga as a victim. Ugende gakeya, avuga ko yakorewe ihohoterwa. Niyo mpamvu hafatwa intambwe n'inzego z'ubugenzacyaha z'ubugenzacyaha yego, iperereza rigatangira. Sinzi kubyumvikana. Rero niba iryo perereza ririmo kandi tukaba tuzi ko tugira ubutabera bukora neza, tuzamenya ukuri. Inzoga nawe ntabwo yarabizi, yaranyereye igwamo, nawe yikanze aryamye ku buriri atazi uko yahageze, nk'ukuriya nawe yasanze aryamanye n'umuntu atazi ko baryamanye. Sinzi kubyumvikana. Amahirwe nuko undi barumvisha umuntu wanyuze hano akabitubwira ngo inzu ye irimo kamera, ni nko kwa Semuhungu. So tuzabireba, iperereza rizabikora rero. So umuvandimwe ntabwo nshyigikiye ko umuntu yasambanywa by force kugahata atabigizemo uruhari, urimo kunyumva. Ariko sinarashyigiye ko umuntu ashobora gufungwa cyanyereye kikagwamo atagambiriye kubikora kugahata, akabyuka nawe yisanga agapipike kajyana atakohereje. So nuko mbitekereza, ariko naho kuza kubivuga tukabivugaho nonaha twaba tugiye nibyo twaba tugiye gushyanuka vraiment. So kugeza aya masaha Shadibu ni victime kuko niwe wateye intambwe. Iyo Yugi abyuka mu gitondo akaba arujya gutanga ikirego, aya masaha Yugi aba ari victime, Shadibu ari suspect. So kuko Shadibu ari wateye intambwe akajya gutanga ikirego, aya masaha Shadibu niwe victime, Yugi ni suspect. Sinzi buri kubyumva. Tubijyane gutyo rero kugeza noneho ubu iperereza rikorwe, kuko biri mu iperereza tuzamenya ukuri. Ariko kugeza aya masaha tugiye, urumva ntabwo ngende impuguke, ariko nk'impuguke zigiye gusesengura ngiye gusesengura kanjye, ntabwo najya gusesengura. Scovia migoti utwo tuntu ni twiza cyane kabisa. Buriya banshaka yiki uravuga Scovia? Sinzi icyo mupfa na Scovia, ntimwahuriye muri DC. Ibyo mupfa wasanga. Asante sana asante sana kabisa Godfather. Wasanga waramuterese kandi n'umugore w'umugabo rero, niba waramuterese si ibyo ngibyo ngenda bizi. Ntimwahuye se? Yase koko mane nyagasani nzatereta. Niba waramuterese ngiye ibyo ngibyo birandeba. None ngiye kwivanga ku bantu bahuye, nabwirwa n'iki ko atagiye muri DM akaza muri Amerika yespectinga kuri umuntu wa danger yagera agasanga indaragwiriye igitsina akakukuramutsa. Ntuzi ko bibaho abakobwa baza bespectinga umuntu yamubona agahita mukatira ngo hari ubeherutse kuba ejo bundi. None ntimwahuye akanga kugusuhuza. Bro wumve ko n'ahantu yabaga ari nanjye nabaga ntanarahagera. Kubera iki? Ariko n'umuntu ubona ko atagukunda, yego, ukamugendera kure. Nanjye abanakunda ni benshi kandi ndabibabwira ko ntabakunda. Nk'ubu ngubu Irene simukunda kandi ambabarire, kandi ntacyo yankora, ariko simukunda. Urumva? So n'uburenganzira bw'umuntu kudakunda umuntu.
nanjye ntagukunze rero Sikovia niba yarakubwiye ko atagukunda wagombaga kubyakira none ni nyoko niba yarakubwiye ko atagukunda bro wagombaga kubyakira kandi yavuze ko atagukunda ntanakuzi ntashaka no kukumenya ntiyabikubwiye kandi ariyo mpamvu nyine nanjye ubona bimugendera kure nyine none bikubabaza none se umuntu wakubwiye ko atagukunda kubera iki wumva ko yakuvuga neza ntagukunda nyine nawe ntuzamukunda ibyo ngibyo rero azabigumane ntakajya ashaka kunzana mu mwandiko none ko ari bose wawe ntabwo ari bose wawe si ko buja ntabwo ndi umunyamakuru ntabwo ndi umunyamakuru njye ndi umublogger ariko uri umublogger se ntukora itangazamakuru kumvikana ntabwo nanubwo kumvikana ne byanshimisha ngarima aranziza ko ngo nkubita Theo wuhe Theo uvuga ko yahunze Theo ntabwo muzi Theo uramuzi wenzi Theo w'ukwezi kw'abagore Theo ukwezi TV gasu kajya gusabiriza mwana